Ibi ni ibintu bitanu abagabo cyangwa se igitsina gabo gikora, bakabikora kenshi cyane mu rukundo bazi ko barimo kurwubaka nyamara bari kurusenya. Niba ufite umukunzi cyangwa se ukaba uri mu rukundo ukaba uzi ko bino bintu nawe ujya ubikora, umenye yuko urimo kurusenya ndetse usa nkaho uri kwigiza kure cyane umukunzi mukundana. Niba uri umugabo igira hino hanyuma nkubwire bino bintu bitanu twihuse. Ikintu cya mbere, niba ukunda kwinginga ngo bagukunde cyangwa se bakwemere, ndagira nkubwire ko urukundo rwa nyarwo ntabwo rwingingirwa. Nta kintu na kimwe wakora ngo gitume umuntu utaguha agaciro atangira kukaguha kubera ko wabimusabye cyangwa se kubera ko wabikoreye. Oya, ahubwo iyo umeze nkaho urimo kumubwira ngo mpa agaciro cyangwa se nkunda cyangwa se nyemera, uba umeze nkaho uri kumubwira ngo noneho agaciro kanjye cyangwa se kubaho kwanjye ni uko ndibuze kuza kubikora ngo kuba wowe ubwawe wanyemera. Bishatse kuvuga ngo umukobwa iyo umubwira yuko akenshi cyangwa se umwereka yuko wifuza yuko akwemera ku ngufu cyangwa se wifuza yuko aguha agaciro, ahangaha amenya yuko umeze nkaho uri kumubwira ngo igirayo, cyangwa se urimo kumusubiza inyuma cyangwa se utuma kwitaza kurushaho. Burya igitsina gore ukuntu giteye muri rusange gikunda nyine umuntu w'umugabo wa nyawe, cyangwa se umugabo nyine ufite ubugabo bwinshi muri we, cyangwa se ufite karagiteri z'abagabo cyane muri we. Kandi umugabo wa nyawe ni umuntu uba uzi kwiyubaha ndetse no kwiha agaciro kabone nubwo nta wundi muntu waba ukamuha. Icyo bisobanuye ni uko uyu mukobwa wakwanze cyangwa se ukwirengagiza ntaguha agaciro cyangwa se utakwemera ujye kugasabiriza, ahubwo wowe ubwawe tangira uyu munsi wiha agaciro, uhinduke undi muntu mushyashya wawe wowe ubwawe, hanyuma uyu mukobwa azabona yuko yiha agaciro, hanyuma nawe atangire yiga kuguha agaciro. Ikindi, wikumva yuko ibibazo bye byose wabikemura. Akenshi umugabo cyangwa se umusore yakunze umukobwa ahita yumva agiye kumubera nk'igisubizo, ndetse akumva ibintu byose umukobwa akeneye agomba kubifikisinga cyangwa se agomba kubimuha kugira ngo umukobwa yumve yuko nta wundi musore ubaho umeze nk'uwo musore, cyangwa se akumva yuko kuba arimo kumuha ibintu byose aribyo bintu bizatuma uyu mukobwa amukunda ndetse akamusarira cyane. Ahangaha ushobora kwibwira ko ari ikintu cyiza uri gukora, mbese uri kuba umugabo kuri we, cyangwa se uri kumwereka yuko uri umuntu w'umugabo wakemura ibibazo bye byose, mbese wamubera nk'igisubizo ahantu hose igihe yaba agukeneye, cyangwa se igihe yaba akeneye kuruhuka ndetse no kunezerwa ndetse no kwishima, byose yabibona. Ariko ahangaha ndagira nkubwire yuko urimo kwibeshya, kuko ahangaha ugomba kumenya itandukaniro hagati yo gufasha ndetse ubwawe no kwitanga wowe ubwawe ku giti cyawe. Umukobwa kenshi cyangwa se igitsina gore iyo bakubonye ko buri gihe, igihe cyose agukeneye, igihe cyose akoze ibintu runaka, igihe cyose akeneye ibintu runaka ahita abibona iwawe, agera aho akabona yuko akwiye kugukoresha, cyangwa se ukaba nk'umuntu umufasha mu bintu byose, ndetse n'igihe agukeneye akakubona, mbese agira igihe akakubona nk'igikoresho, ku buryo kabone nubwo yaba yumva ageze mu bibazo cyangwa se mu bintu runaka, asigara akubona nk'aho ari umuntu umufasha cyangwa se umurwanaho mu bintu byose, ahubwo atari urukundo. Bivuze ngo kuba umubonera ibintu byose yifuza, kumwereka yuko ibintu byose yifuza cyangwa se uhari kubw'ibyifuzo bye, ahangaha uribeshya, kuko azagera nko gukoresha abona yuko uri nk'igikoresho cyiwe. Ubundi urukundo ni ikintu nyine kiba kigomba guhurirwaho n'abantu babiri, bose bakagikorera bombi, kidakorerwa n'uruhande rumwe. Bivuze ngo niba wiyemeje kuba umuntu uha uyu mukobwa buri kintu cyose akeneye, azagera aho ngaho akabone nk'aho uri umubyeyi we, cyangwa se uri nk'umuntu w'umubyeyi wa hafi kuruta uko wamubera umugabo cyangwa se kuruta uko wamubera umukunzi bakundana. Ahangaha ni handi azasanga aho kugira ngo akubahe, ahubwo wabuze kubahwa imbere ye, cyangwa se akajya kwishakira babandi batamuha ikintu na gitoya, kubera ko bo ababonamo nk'abakunzi, cyo kora wowe akubaha nyine nk'umubyeyi uri aho ngaho. Ni byiza rero yuko wowe nk'umusore menya urukundo urimo, hanyuma umenye ko udakwiye kuba responsable wa buri kintu cyose ku mukobwa. Ikindi, wikereka umukobwa yuko wamusariye cyangwa se uri kumwirukankaho. Burya ukuntu igitsina gore giteye muri kamere yacyo ni uko bo ubwabo bifuza nyine umuntu batera amatsiko, umuntu umusore utari wa wundi nyine uhora ari umuntu umwe udahinduka, ubereka ibintu bimwe ndetse ubereka yuko nyine yabasariye birukankaho. Burya iyo umeze nkaho urimo gusarira umukobwa, cyangwa se umeze nkaho urimo kumwereka yuko wamusariye, mbese adahari wanapfa, umeze nkaho urimo kumwigizayo kuruta uko waba urimo kumukurura umuzani iwawe. Ahangaha bisobanuye iki? Niba uri umusore ukaba uzi ko ukunda umukobwa, ukaba uzi ko ari ukunda kumwandikira message mbere, ni wowe ukunda kumuhamagara mbere, ni wowe ukunda kumubwira ngo duhurire ahangaha mbere yuko we abikubwira, mbese ni wowe buri gihe umwandikira, ni wowe umuhamagara, ni wowe wandika ibintu byinshi kuri telefoni kuruta uko we akwandikira, mbese niyo no kumuhamagara abizi neza ko ari usoza ikiganiro atari wowe ugisoza, menya yuko uyu mukobwa nta kubaha azigera kugira n'umunsi wa rimwe, kuko ari kubona yuko nyine wamwirukanseho, warasaze, mbese nta kintu kimwe yiteze kubona kindi gishyashya. None reka twibaza kino kintu,
niba tuzi neza yuko wowe buri gihe ari uhamagara umukobwa cyangwa se umugore cyangwa se umukobwa wawe mukundana, ukaba uzi ko igihe cyose uhora uhari, uko agushatse kose ahita akubona, ukaba bizi neza ko icyo akwatse cyose uhita ukimuhereza, akaba bizi neza yuko ikintu cyose akubajije uba uhari ndetse uhita ukimubwira nk'uko nyine acyifuza. Mbese uyu mukobwa hari amatsiko azagira kuri wowe, kandi burya amatsiko ni ikintu gikomeye, kuko amatsiko niyo atuma umuntu agenda akagutekereza akibaza ngo ariko kubera iki umuntu ameze gutya, kubera iki umuntu atekereza gutya. Rero birahabanye cyane nuko waba utekereza yuko kubwira umuntu ko ujya yifuza, kumuha ibintu byo byose yifuza, kumwereka uko kose nyine kwifuza, uko ugomba kumera, menya yuko usa nkaho urimo kumupushinga usa nkaho urimo kumwigezayo. Rero igitsina gore ukuntu giteye, iyo umweretse yuko uhari igihe cyose, umwereka yuko wamusariye cyane, menya yuko nta kintu na kimwe azakwitegaho gishyashya, kuko nyine azabona yuko wamusariye ndetse atangire ahubwo gukoresha. Niba ujya ukora ibingibi rero, kuva uyu munsi utangire ubyirinde, ahubwo utangire ucishemo igihe. Niba muhamagaraga rimwe, wamuhamagaraga kabiri ku munsi, muhamagare rimwe. Mbese niba hari ibyo wajyaga umuha wenda bitewe n'amasaha, niba muhamagaraga nijoro buri gihe abizi neza ko muhamagara nijoro unyuzemo umwihorere ntumuhamagare. Niba wenda uzi yuko mwajyaga muganira ku bintu runaka, ucishemo ntimubiganireho. Mbese wimwereka yuko uri umuntu uhora uri wa wundi, ngo abifate nka formule. Gerageza uhinduke, ubu umuntu uhindagurika, bimucanga bimuyobere nyine, ku buryo ahora yibaza ngo ese noneho muvuye ikurikiraho niyi, cyangwa se n'igikino nagiye gukora uyu muntu. Mbese abona uri umuntu nyine umutungura igihe cyose, abona nyine uri umuntu atapfa gusobanukirwa neza, bityo bitume nagutekerezaho. Umwanya afata ashakisha ukuntu yakuvumbura cyangwa se yavumbura uwo uri we, bizajya bituma umujya mu mutwe cyane. Uko nguko niko gufasha, ubwo buryo nibwo bufasha umuntu kugira ngo abashe gukipinga umuntu akunda cyane igitsina gore. Uyu mukobwa nukomeza kumwitaho cyane, buri munsi umwereka yuko nyine uhari kubwe, bwa mbere nyine azabanza biha agaciro ndetse yumva ari ibintu byiza cyane. Ariko nk'uko twese tubizi ku isi, ikintu akenshi duhora dufite cyangwa se duhora tubona, igihe cyose tukifuje kigera aho ngaho kikatubera nk'umurengwe kuri twebwe, kugeza nyine aho wumva nta kintu, nta kamaro na kamwe kigifite. Urugero rwiza, ikintu uzi neza kutabura, uzasanga aricyo kintu cya mbere udaha agaciro, cyangwa ikintu wifuzaga mbere ariko ukaba urimo kukibona hafi yawe, ugira igihe ukabona nyine nta kamaro na gato gifite, ukabona nta n'ibirenze byacyo, buryo ukavuga ati se buryo nukuntu cyifuzaga nta n'ibikaze byacyo. Mbese nyine ukabona cya kintu wabonaga mbere, nuramuka ukibonye rwose uzaba umeze nkaho uri muri paradizo. Iyo ukibonye kigakomeza aho ngaho, ukaba uzi neza ko igihe cyose wakifuza gihari, ugera aho ngaho ukakima agaciro nyine, ukumva yuko nta kintu kimaze. Rero uyu mukobwa uhora iruhande, uyu mukobwa uhora uhamagara buri kanya, uyu mukobwa uko kwifuje ahora kubona, cyangwa se uko agushatse ahora kubona, menya yuko uko agenda kubona inshuro nyinshi cyangwa se umuba hafi inshuro nyinshi, azagutakariza agaciro. Gerageza nibura wowe ubwawe wiha igihe utamuvugisha, urebe se nibara nutamuvugisha muri icyo gihe we nibara arakuvugisha kangahe. Ese nibara bibuze kukwandikira nkuko nawe ujya umwandikira, ese nibara nanakubura aragukumbura. Urebe nyine ikintu kibuze kuza guhinduka mu myitwarire ye. Uyu mukobwa kenshi naramuka kubuze, ikizakwereka yuko yamaze kukuburira agaciro nuko nyine nta kintu uzaba umubwiye, kukubura kwawe nta kintu nakimwe kuzaba kumubwiye. Rero reka guceceka kwawe gukore kuruta uko ibikorwa byawe byakora, ahubwo reka gutuza kwawe kugira ikintu bwako kwikorera, kuko abakobwa ikintu cya mbere bakunda ni uguceceka k'umuntu. Mbese iyo utuje cyane bibaremera amatsiko muri bo ubwabo, kandi ayo matsiko niyo atuma bongera gufata umwanya bagatekereza ku kintu bari bafite kare ariko ubu ngubu batagira.